Mariya mwiza mubyeyi wacu nyina wa Jambo ndaje imbere yawe umubutumwa nzagutumikira. Icyambere cyari icyo ngicyo. Aha ni kwa nyina wa Jambo kandi hari ubutumwa yatugeneye. Nawe rero ndagusaba mu izina rya Yezu ngo uzagutumikire. Ibyo dusangirira aha ngaha, ibyo twungukira aha ngaha, ibyo tuganirira aha ngaha byose ni ubutumwa. Bakristo bavandimwe, inshuti z'Imana, bana ba Mariya, wasendereye ububasha bwa Roho Mutagatifu mbere ya benshi, Kristo Yezu akuzwe. Nimugire Yezu na Mariya, nimugire Roho Mutagatifu. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Nguwo umujyo w'ikiganiro tugiye kugirana tuyobowe n'ijambo ry'Imana dusanga nyine mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere murongo wa 39 kugera ku wa 49 kuko ndabivuze. Twaje mu rugendo nyobokamana, ntabwo twaje mu mahugurwa. Ni nayo mpamvu rwose ntabwo uburyo ndi bukoreshe twinjira muri iri jambo ry'Imana ari uburyo bw'ubusesenguzi bukomeye cyane, ahubwo ndashaka kurihindura ifunguro turya uko ritetse turarisangira uko nguko. Sinje kubaho ubuhamya ko iyo umuntu avuze ngo ushobora byose yankoreye ibitangaza umuntu yagira ngo nje gutanga ubuhamya bw'ibyo yankoreye aha ngaha. Oya, sinje kubaho ubuhamya bw'ibyo Yezu yakoze, harimo n'ibyo yanyujije kuri Bikira Mariya nubwo bitabuze, kandi hakaba hari n'umwanya wundi ugenewe ibyo ngibyo. Ahubwo ndashaka kwinjirana namwe muri aya mateka tumaze kumva kugira ngo buri wese yemere kwandika andi mateka mwiyegezabutumwa. Icyo nicyo cyane, mwiyegezabutumwa hamwe n'umubyeyi Mariya twaje gusura, twaje gutaramira, twaje kwisura. Reka ariko mbanze mbasangize gatoya. Iyo abantu baganira nta nkike basiga. Munyemere mbanze mbasangize kimwe mu bintu ni byinshi. Aha ngaha si ubwa mbere uhaza cyangwa se ni ubwa mbere, ye si ubwa mbere, kandi uko wagiye uhaza wagiye uhasanga ukundi kuko buri gihe haba huje ubukungu. Hari ikintu kimwe gito cyane nashakaga kubanza kubasangiza, nigeze guhurira nacyo aha ngaha, reka bari kuvuga mu bintu ntazibagirwa. Ni byinshi nubwo bwose ari ni byinshi bihari, ariko ubundi ndavuga kimwe. Nigeze kuza mu rugendo nyobokamana aha ngaha, twari benshi, twarutaga aha ngaha nk'uko tungana, twari benshi kandi twari tunahetse benshi birumvikana, natwe ubwacu tutiyibagiwe, kandi nawe wasanga waje kuko twari twaje. Hari umugore waje aransanga, hari aho nari ndi hano ku kibuga turimo dutanga penitenti. Yaje mbona ko nkimara kumwakira hari ibimenyetso byagaragaza ko ahangayitse, yari afite ikibazo cyari kimukomereye cy'uko yari yarabuze urubyaro igihe kirekire, imyaka myinshi. Nari muzi, sinzi niba yaraje kuko yenda azi ko ari jyewe cyangwa niba yaratambutse gusa asanzwe umusaseridoti, gusa nasanze muzi, nari muzi, ariko sinari nzi ko tuzahurira aha ngaha. Mama mvuga ni mama duhuriyeho na nyina wa Jambo. Yari azi neza ko hano bajya baharongera ibyari byaraburiye ahandi henshi. Yari azi neza ko hari imyiteguro yakagombye kuba yari yarakoze ya Roho. Tukibukiranye yuko
umuntu ujya mu rugendo nyobokamana aba yakagombye no kugira imyiteguro ya roho akora mbere yo kujya muri urwo rugendo. Ibyo yari abizi. Muri iyo myiteguro hari harimo no kuba yarahawe penetensiya kugira ngo akure intambamyi zose hagati ye na Yesu Nyirimpuhwe yari yaje gutabaza aciye kuri Bikira Mariya. Yari azi neza ko yakagombye guhazwa, ariko yari afite impamvu zari zaratumye biba ngombwa ko aba ahagaze guhazwa, kandi nawe yari yarabigizemo ikintu cyenda gusa nk'ubunangizi n'ubunebwe, kuko yashoboraga kuba yarafashijwe na Kiliziya kongera kwegera ameza matagatifu, ariko ntibyakunze kuko yari agifite nyine ukuntu asa n'utarabyitegura we ubwe, harimo akantu gasa nk'aho ari ubunangizi. Yabwiranye ikiniga ukuntu ababajwe nuko ibindi byose yabyiteguye, ariko yuko atari bubashe guhazwa kuko yari afungiye amasakaramentu. Nyamara kandi nta miziro yari akirimo yamubuzaga gutegurwa ngo yongere kuyahabwa, usibye kuba yarasaga gusa nk'uwashatse gusa n'ugira ibyo yigomeka. Nibajije mu kanya gato icyo nkwiye kumufasha, nuko mfata umwanzuro ntari narigeze mfata kugeza ubu. Aha nariginze ngo ntimutinde ku byo nakoze, ahubwo mutinde ku byo Imana yakoze inyuze ku iteme ry'ibyifuzo twayituye icyo gihe, kuko ariyo yatwemereye ngo dusabe, dushakashake, dukomange, tuzakingurirwa. Yabitubwiye. Namuhaye abusolisiyo, muha n'uburenganzira bwo kuza guhazwa Yesu uwo munsi kuko yabyifuzaga. Gusa musaba ko nyuma azihutira kunyura mu nzira yari yarabwiwe ngo yigorore n'umuryango w'Imana, maze azongera abashe guhazwa, kandi yarayinyuze. Yarayinyuze nk'uko Kiliziya yabimusabaga, yarabikoze. Hagati aho ngaho rero hari ibyo bita nsimbuka, yaratashye asubiriwe. Ibyabaye byo ni byinshi, ariko kimwe mu bikomeye nuko nyuma y'amezi 10 yari ahetse uruhinja. Bivuze ntambutkaho gato kugira ngo mbibutse ko kimwe kuza mu rugendo nyobokamana ni kimwe, ariko kuza mu rugendo nyobokamana wabyiteguye ni ikindi kintu cy'ibanze kandi gikomeye. Gusa rero Imana ijya idutungura igaca no mu nzira zidasanzwe, niko yabaye. Bavandimwe, kuba mwaje si impanuka, kuba uwo muvandimwe ukuri iruhande yaje ni amahirwe yawe. Ibyo nkunze kubivuga bigarukaho kenshi aho ngize amahirwe yo kubwira abantu barenze umwe. Kuba umuvandimwe wawe akuri iruhande ni amahirwe yawe, kuko ntabwo uzi icyo atwaye mu mutima, ntabwo uzi aba arimo asabira. Isengesho ryawe rishobora kuba ari iteme ry'amahirwe yawe, kandi ntawabishidikanyaho, kuko kuba muri kumwe bituma Yesu aza akabarwa hagati muri twebwe. We wagize ati aho 2 cyangwa se 3 bateranye mu izina ryanjye, bande hagati yabo, Yesu arahari. Ahantu Imana yarayitoranyirije, ihanyanyayizigiza imbuto z'umugisha. Uyore byinshi nta kurobanura, kuko byanze bikunze niba hari icyo Imana yagennye ko aha ariho uzahurira nacyo, humura wahageze kandi waje, Imana irabizi. Unibuke ariko, unibuke kandi ko hari n'abazakurongeraho, maze uhahe utigarukiraho, uhahe utabibagiwe. Uramenye rero ntunyerere ngo wigwire mu burangare cyangwa ubutembere gusa, kuko umubyeyi Bikira Mariya yarahagurutse yerekeza mu misozi miremire, noneho itari iyo mu mujyi wa Yuda, ahubwo ya Kibeho, kandi ntabwo yagenzwaga n'ubusa, ntiyikiniraga. Sinshaka kugaruka cyane ku mateka ya Kibeho, kuko ayo mateka ubwayo ni urukerereza, ahubwo ndashaka kugaruka by'umwihariko
ku mirongo ihetse ubutumwa buremereye yo muri iyi vanjiri ya Luka twasomye ntangira mu kanya. Hari mirongo itatu nshaka kugarukaho. Uwa mbere nuriya wa 39 ugira uti muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeth. Cyatse nabivuga mu bundi buryo, ni muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajyana ubutumwa maze aramukije Elizabeth. Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu. Bivuze mu bundi buryo ariko ntabwo binyuranye nuko byanditse. Nanone hari undi murongo ugira uti Elizabeth amaze kuzura Roho Mutagatifu yaragize ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Nanone ndagaruka kuri iri jambo rigira riti nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza Nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Iyo nsanganyamatsiko uwo murongo wa nyuma ni nawo nita umwanzuro. Iyi mirongo nayitoranyije mu yindi atari uko isumba iyindi, ahubwo ari uko byanze bikunze ujya guteka ategura mu byo afite ibyo ari buteke. Reka rero nanjye ndeke ibyo ngibyo, ubundi twese dufatanye kwenyegeza ngo bidapfuba, kandi ntabwo twashidikanya ko n'umubyeyi ataza gutungurira surprise. Ubwo mvuze icyadutungura kandi cyiza. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajyana ubutumwa maze aramukije Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu. Bikira Mariya yarahagurutse amaze kwakira Nyagasani Yezu Kristo mu nda ye. Yarahagurutse. Bikira Mariya n'urugero rutajorwa, rudakemanga, utabona icyo ugaya rw'umwogeza butumwa, kuko nyuma yo kwakira Yezu yamushyiriye umuryango wa Elizabeth na Zakariya. Agezeyo ibintu byarahindutse biba bisha. Umwana yari atwite, ndimo ndavuga Elizabeth, ngo arisimbiza. Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu, ubuhanuzi buratambuka, ubuhamya buratangwa, ibintu byose bihinduka bisha kwa Zakariya. Iyo utekereje kuri ibyo, hari uburyo ubwenge buhita bukwerekeza no ku bindi bishobora kuba byagirana isano nabyo. Muri kino gihe hari benshi bavuga ko bashaka Imana ariko bakaba batagishaka kwivuna binjira mu iyogezabutumwa kuko hari ibyo ribasaba kwigomwa kandi bakaba batabishaka. Iyogezabutumwa rigusaba kuvunika byanze bikunze. Muvandimwe dusangiye ukwemera, Imana idufasha idufasha kuyimenya ibishaka tunegera abandi. Kwegera Imana udafasha abandi kuyegera no kugarukira hafi cyane. Kiliziya rero ikeneye abantu bahaguruka nka Mariya, bagenda bihuta nka Mariya, bajya mu misozi nka Mariya, bajya mu mujyi wa Yuda n'iyindi migi. Ubwo umujyi wa Yuda ushobora kuba usimbuza n'ubundi nka Mariya. Bagera mu muryango wa Elizabeth na Zakariya, wa Kanaka na Nyiranaka, aho ushatse washyira amazina ya wa wundi ubona ko umuryango ukeneye gushyirwa ubutumwa bwihariye. Bajya mu muryango wa Elizabeth na Mariya, wa Kanaka na Nyiranaka nka Mariya. None hariya habuze abakora y'ubutumwa. Buriya butumwa bwabuze ababukora ahasa naho ndetse n'ahandi nkaho. Niba ari wowe Imana yari yiringiye, niba ari wowe Mariya yari ategereje ngo akubwire, aho uraza gukiranuka n'umutima nama wawe. Aha niho nahereye nangira na ya ndirimbo twavuga ngo nzagutumikira. Komera rero,
komera kandi ukomeze abandi. Yesu yaratubwiye ati ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira, kandi abemeye ubutumwa ngo baragendaga bakajya kwigisha hose. Nyagasani yabibafashagamo, kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso byariherekezaga. Ibyo biri mu Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 20. Uwo bigora gufata uwo murongo mu mutwe kuva biramugoye, afate yuko ari Ivanjiri ya Mariko umutwe wa nyuma umurongo wa nyuma, biraba bihagije, biragwamo. None se kibeho yo si ikimenyetso gikomeye kandi gikomeza ibyo twigishijwe. Kuri iyi ngingo rero ya mbere nakubwira nawe nikangukira ubutumwa, komera mu butumwa, wicika intege. Aho Mariya yagiye abahagiye barajyana, kandi naha turi kumwe. Yavuze ko aho Mariya yagiye yarahagurutse ajya mu misozi miremire, ajya mu muryango, aho yagiye Mariya yabaye umwogezabutumwa ahantu hatandukanye. Naha hahari aho yagiye, nawe iyo ugiyeyo murajyana, kandi iyo mujyanye ibyo utandukanye arabigusabira mu butumwa. Elizabeth amaze kuzura Roho Mutagatifu yaragize ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Ijambo mpereyo ntiyugire uwo rikanga, ugendana n'imbwa ikagusiga imbaraga. Ugendana n'umukungu akakugabira, unyuze ku rugo rw'umukungu ngo ntabura icyo ahakura, ntabura icyo atora. Ibyo ngibyo ejo nabwo twarabivuze. Urugo twajemo noneho ntabwo ari urw'umukungu gusa, ahubwo ni n'urw'umubyeyi. Umupadiri yigeze kudusetsa, bamwe murabyibuka kuko hari abo twari turi kumwe icyo gihe nabonye aha, atubwira uwari urimo yigisha, yatubwiye ngo uwo mupadiri mbabwira yatubwiye ibyo undi mupadiri nawe yavuze. Ngo umuntu yari arimo yigisha, indangare yari yaje mu kiliziya ikumva nabi, ariko kumva nabi kwayo kukaza gutambutsa ubundi butumwa. Ngo mvuze ngo yaragize ati twabuze urukundo. Ati bavandimwe ati twabuze urukundo. Abantu bazamura amatwi. Twabuze ukwemera, twabuze ukwizera. Akomeza kurondora ibintu twabuze. Umuntu ushobora kuba yari yaje atiteguye neza, ubwo nanze kuvuga ko yari yaje mu kiliziya yasinze, byo ndabyihoreye. Akaba yari yicaye inyuma, ubundi ko turi ahantu hafunguye gutya, ariko nyine murahabona inyuma abantu bari mu kiliziya. Umuntu wari waje nyine yatiteguye neza yari yicaye inyuma, azamukamo n'ishyaka agira ngo padiri ararangisha ibintu byatakaye cyangwa babibye aho ngaho. Nuko ati ntugire ikibazo padiri, wayizamuka ati ntugire ikibazo padiri, ndahagarara hano ku muryango, ibyo byose byabuze, nta urenga aha ngaha bitabonetse. Badushakira natwe abahagarara hakurya hariya, ntihagire urenga aha ngaha, ukwizera kwe kutiyongereye, ukwemera kwe kutabonetse, urukundo rutabonetse, n'usohoka bitabonetse, ntava aha ngaha. Niki cyakubuza kwemera? Niki cyakubuza kwemera? Kandi Bikira Mariya byaramuhagurukije, byaramuzanye aha ngaha ikibeho. Yarageze aho atuburira ku bintu bikomeye, yarageze ndetse n'abarira. Niki cyakubuza kwemera? Ibyo byose yabikoze agira ngo byibuze uzakira ubutumwa bwe bugari, utwaye amabanga yo kwisubiraho bidatinze, gusenga nta kurambirwa kandi nta buryarya, gukomera mu kwemera cyane cyane dushishoza mu gihe ubuhakanyi bugenda bwiyoberanya, kumenya no kwakira ububabare bwa muntu n'agaciro bufite mu buzima bw'umukristo, kumwiyambaza kenshi no kumutumikira mu buryo bunyuranye,
n'ibindi byinshi tumenye twamwegereye, twegereye kurushaho Kiliziya, twegereye Kibeho n'ahandi hafite ibimenyetso ndanga kwemera. Tubikesha iki koko? Tubikesha iki? Umuntu utagira amahirwe yo gusohoka mu byo yari arimo ngo ategeze umutima we ijwi ry'Imana, ahora ababajwe n'ibyo atarabona, nkaho yabanje kunyurwa no gushimira mbere na mbere. Nta handi wapfa kumvira rero ijwi ry'Imana atari ugushaka igihe nk'iki cyangwa igisa nacyo. Gushaka igihe nk'iki ngiki ukaza nk'ahangaha cyangwa se igisa nacyo cyangwa ukajya ahandi nk'ahangaha ni amahirwe. Hasigaye hariho abantu bagira ishyaka ryo gukora ubutumwa. Mbere navuze ikibazo cy'abantu bagira ubutego bwo gukora ubutumwa kuko buvuna. Ubu noneho hari ikindi cyiciro cy'abantu bagira ishyaka ryo gukora ubutumwa ariko bakabura umwanya wo gukora imyiherero, bakabura umwanya wo gukora ingendo nyobokamana, bakabura umwanya wo gushengerera, bakabura umwanya wo gusenga, bakabura umwanya w'ishapure cyangwa rozari, bakabura umwanya wo guhoberana na Yezu na Mariya. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuba wagira ishyaka ritabanza kuzura iby'Imana igushyiramo wayitegeje umwanya wawe. Hari igihe iryo shyaka rigera aho ngaho rikivangamo ibindi. Nkoresheje iri jambo ngo ryo guhoberana na Yezu na Mariya kubera yuko Elizabeth ibyo ari byose ndumva bashobora kuba ariko babigenje, barahoberanye nk'abantu bari bafitanye isano kandi bari bakumburanye. Nkoresheje iri jambo ngo nshakarongo kukuba Elizabeth yarahoberanye na Mariya, Mariya wari utuwemo na Yezu, bigatuma yuzura Roho Mutagatifu. Niko batubwiye. Niba Roho Mutagatifu ari we muyobozi w'ubutumwa bwa Kiliziya, nitwitoze no kwinjiza kenshi ukuramutsa Mariya. We ni bwo kuramutsa Mariya, nishaka ndahita mbanza navuga nti ndakuramutsa Mariya shinema. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urabyisabira turanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amina. Reka nongere nsubire inyuma. Niba Roho Mutagatifu ari we muyobozi w'ubutumwa bwa Kiliziya, nitwitoze no kwinjiza kenshi ukuramutsa Mariya na Yezu, cyane cyane mu Karistiya duhazwa tukanashengerera, tutibagiwe n'ahandi hadakwiriye kuburirwa umwanya ku mpamvu z'inzitwazo. Nigeze kubwira abantu twari kumwe nk'uku nguku, n'umuntu abura umwanya w'ubutumwa baraceceka, umuntu akabura umwanya wo gusenga baraceceka, umuntu akabura umwanya wo gukora ibikorwa by'impuhwe cyangwa se gusura abavandimwe baraceceka. Ariko mbabwiye kuki ntawubura umwanya wo kurwara baraseka, nta n'ujya abura umwanya wo gufungwa. Ariko ndabuze umwanya w'ibi n'ibi iyo baje gutwara amazi. Icyo basetse ariko umenya yenda hari abisetse muri bo. Wowe ubikesha iki kuba ufite amahoro? Yego byose n'ubifite, ariko se abadafite ibyo ufite bo bangana iki? Shimira Imana. Hari abantu bereze kubwira turi kumwe ni buriya umuntu nakubwira ngo waramutse, reka ngusabe ngo guhera uyu munsi umuntu nazajya kubwira ngo waramutse uzajya wumva yuko inyuma y'iryo jambo hari ubundi butumwa buvuga ngo shimira Imana. Mwaramutse, shimira Imana. Niba waramutse, shimira Imana. Umuntu nakubwira mu muhanda, mu modoka, nakubwira ati waramutse, uzajye umutima wumva yuko hari irindi jwi rikubwiye ryigeze kukubwirira ahangaha rikaba ryongera rigasubiramo riti shimira Imana. Kuko kuba waramutse ni ishimwe. Shimira Imana. Iteze kunyurwa rero n'ibihari, bizakurinda kwijujuta uko kundi byagenze mu Misiri, kandi murabizi yuko abijujutaga byabazaniye ubumara.
mutwika iyo mu ikoraniro, iyo mu bavandimwe, iyo mu rugo, iyo mu muryango hatangiye kuvuka ukwijujuta, hahita hinjiramo ubumara. Ubwoko bw'ubumara kandi bwinjira mu muryango ni bwinshi. Ubumara bwaje busanze abijujuse muri Isiraheli bavuye mu Misiri, ntabwo ari bwo bwonyine bubaho, si ubw'inzoka gusa. Iyo havutse ukwijujuta ubumara buraza. Bikira Mariya adusabire kunyurwa, adusabire kubona ubuntu bw'Imana, adusabire kubona ubwiza bw'abo tubana, kunyurwa n'ubwiza bw'abo tubana. Kandi ubwiza burya ni bugari, ntabwo ubwiza si isura gusa, ubwiza si umutima gusa, ubwiza ni bwinshi. Adusabire kubona ubwiza bw'abana bacu, ubwiza bw'uwo mwashakanye, ubwiza bwa kiliziya umubyeyi wacu, ubwiza bw'umuyobozi wawe. Kuko buriya byanze bikunze umuntu ushobora kuba yagutera kwijujuta, iyo ufashe umwanya wo kumutekerezaho uyobowe n'ukwemera, unabona n'igice byibuze cy'ubwiza bwe. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Iyi ni wa murongo wa gatatu cyangwa se amagambo yo ku cyiciro cya gatatu nshaka kugarukaho tukerekeza ku musozo. Ushobora byose ninde atarakorera ibitangaza? Uramutse wumvise aya magambo ukagarukira aho ngaho gusa, wagira ngo Mariya yigarukiragaho we ubwe. Ariko amagambo akurikiraho iyo uyasomye niyo agusobanurira neza rwose ko ibisingiza tura Imana atari ibye bwite gusa, ahubwo ari n'iby'umuryango we wose, nka Isiraheli mbere na mbere, ariko kandi na kiliziya yose y'umuryango mushya w'abemera Kristo ikaba imwibonamo. Uko isengesho ry'umubyeyi ritigeze riba nkene ngo ryigarukireho, ni nako duhamagarirwa kwagura imyumvire yacu. Hari abantu bajya bumva ubuhamya bw'abandi ku by'Imana yabakoreye, bagatangira kujya nayo impaka, ngo kuki jyewe Nyagasani, kuki jyewe utarankorera nk'ibyo wakoreye kanaka? Ntabwo ari amarushanwa. Bikira Mariya ikibeho yaziye bose. Haramutenda hari nk'igihugu iki n'iki cyangwa se abavandimwe abana bavuze ati kuki Bikira Mariya yabonekeye ikibeho habonekeye aha n'aha, cyangwa se hakaba hari uwavuga ati kuki atabonekeye muri diyoseze yacu. Bikira Mariya aza aha ngaha yaziye bose, u Rwanda rwose, Afurika yose, isi yose. Iby'Imana yakoreye abandi wamenye nawe byari bikugenewe, ngo nubimenya urekeraho gukomeza kubaho utarabimenye. Aha ndashaka gutsindagira ko iyo wumvise ubuhamya umuvandimwe atanze bw'iby'Imana yamukoreye kandi akaba anezerewe, uzajya umenya ko iby'Imana yakoze itabikoze ari we bikorera gusa, ahubwo yabikoze nawe bigukorera, kuko kuba ubyumvise byari ifunguro wagenewe wagomba kubona kuri uwo munsi, kandi akaba ari byo rigomba guhindura mu byo wajyaga wumva ukundi, akaba ari ugomba kubyumva noneho. Ubuhamya tujya twumva ku bavandimwe si inkuru, ni ifunguro ryabo kandi ni ifunguro ryacu ubwacu, ni imbarutso yo gukomezwa mu kwemera, ni impuruza yo kwiyumvamo umuryango umwe, aho tugomba kunezezwa n'iby'Imana yakoze mu muryango wacu, ariko kandi tukaniyumva nk'abakwiye gusabirana nk'umuryango umwe. Uko Imana ikagabira bose, ni nako bigomba kutwumvisha yuko niyo hari utonekara, ubwo umubiri wose ugomba gutonekara kandi ugasabirana ngo ubwo butonekare bugabanuke. Inyamaswa z'igasozi nizo imwe ifatwa nk'umuhigo, intare yahuka mu tunyamaswa igafata kamwe, utundi ukabona turarebye turatangaye, tugakomeza tukirishiriza. Inyamaswa z'igasozi imwe ifatwa nk'umuhigo, izindi zigakomeza zikirishiriza. Dufite byinshi hafi yacu cyangwa se kure yacu bigenda
bidutwara abavandimwe, bigenda bidutwara abo dufitanye isano, bigenda bidutwara intama, bigenda bidutwara abashumba, bigenda bidutwara abo twasenganaga. Turi mu gihe cyo gukaza impuruza yo gusabirana. Iyo umubyeyi yavuze ati nimusenge nyamuneka, musenge mutarambirwa, ntabwo aba ari amagambo gusa, kuko impamvu zabyo turazibona natwe. Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwirijwe na Roho, mubyitondere kandi musabire ubutitsa abatagatifujwe bose. Nanjye musabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga nshize amanga namamaza iyobera ry'inkuru nziza. Aya magambo ari mu ibaruwa Pawulo mwandikiye Abanyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 18 n'uwa 19. Ni igihe cyo kuba maso, kuko ubuyobe bugenda butwinjirana mu mbere nta nteguza. Murabe maso, mumenye kwiranira, kuko umwanzi wanyu Sekibi ari wazerera nk'intare itontoma ashaka ko yaconshomera. Ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 5 umurongo wa 8 niho handitse ayo magambo maze kuvuga. Dufite kandi, ntabwo dufite gusa ibimenyetso, ibyo bimenyetso navuga ko ari bibi. Dufite nanone byinshi bidukomeza, dufite benshi badukomeza, dufite ingero z'abatagatifu n'ubutagatifu kure no hafi yacu. Dufite abavandimwe benshi bafite byinshi bitubereye ishuri ryiza. Dufite abantu uhura nabo ukavuga utari ku Nyagasani, iyo abantu bose bari bameze nk'uyu nguyu isi yabazize. Turabafite, turababona, namwe murahari, namwe muri abo ngabo. Benshi muri twebwe ahangaha wagukebuka ukamubona. Dufite abavandimwe bafite byinshi bitubereye ishuri ryiza, nabo ubwabo ni amahirwe Imana yatwihereye. Hari igihe uyu muntu ni amahirwe Imana yatwihereye, uyu mubyeyi, uyu muvandimwe, uyu muntu dusengana, uyu muvandimwe waje ngo dusengane muri iyi minsi yimukiye iwacu, muri iyi minsi uyu nawe yaje ari igisubizo. Dufite benshi, kuko ntabwo hari ibibazo gusa, hari n'ibisubizo. Dufite abavandimwe bafite byinshi bitubereye ishuri ryiza, nabo ubwabo ni amahirwe Imana yatwihereye kandi ko izakomeza kutwiherera. Kuki watinda kubigusenya kandi bikubaka bihari? Kuki watinda kubakugusha? Ukunda gutina kanaka bose, kuki watinda kubakugusha kandi abagukomeza batabuze? Ushobora byose yaduhaye byinshi, ushobora byose yaduhaye benshi. Ibimenyetso by'ukuboko ko twarabyiboneye. Ntuzatinye rero kuvuga nawe utushobora byose yankoreye ibitangaza. Ntuzatinye kuvuga ibyakunyuze. Hari umuntu ugeze kumusura umunsi umwe, ariko ntimuzabivuga. Kandi turimo tugana navuga nangi nibi ahita ambwira Padiri, ntukavuga ibyo wanga, ntabwo ari ubuhamya, uzajya uvuga ibyo ukunda. Ni umuntu tumenyeranye, ariko yarakambwiye numva kaje ari gato ariko kararemereye. Ntuzatinye kuvuga ibyakunyuze, kuko byubaka benshi. Ubwo ndashaka kuvuga ishyaka ry'ubuhamya rwagati mu makoraniro yacu ndetse no mu butumwa bwacu. Ngiryo ijambo rero ribaye umusozo w'iki kiganiro nari nateganyije yuko dusangira muri kano kanya, rikaba umusozo nyine rigira riti nawe ntuzatinye kuvuga uti Nyagasani ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Ntuzatinye kuvuga ibyakunyuze, kuko byubaka benshi. Nyagasani Yezu nabane namwe, abarinde kandi abaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.